nongere nguhereze ikaze nanone ku YouTube channel. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ubwoko bw'urukundo bugera kuri butandatu abantu benshi bashobora gukundamo ndetse no gukundwa kazamo dukurikije iby'ubushakashatsi bwakoze n'inzobere ku rukundo. Rimwe na rimwe umuntu naguha urukundo ukabona rwose urukundo aguha ntabwo ari rwo rukundo wahoze usengera, ntuzabyibazeho kubera yuko abafite bumwe mw'ubu bwoko usanga abantu benshi badakunda cyangwa se ngo bakundwe mu buryo bumwe bitewe n'uko hari ubwoko bwinshi bw'urukundo, bityo bigatuma hari n'abantu benshi bakundwa ariko ntibishimire urukundo bahabwa, ndetse rimwe na rimwe ugasanga bifuza guhabwa urukundo nk'urwo babona bagenzi babo bahabwa. Ibi rero ngo usanga ahanini nta kindi kibitera kitari uko hari ubwoko bunyuranye bw'urukundo, aho usanga bamwe bibona mu buryo runaka abandi nabo bakibona mu bundi. Urukundo ni iki? Reka turebere hamwe ubwoko butandatu bw'urukundo. Umuntu nazaguhereza bumwe mw'ubu bwoko tuzabitindeho kubera yuko nibwo azaba afite yararemanywe. Umuntu ntabwo urukundo ukumva si rwo wahoze usengera, ntuzabitindeho, ikibitera ni iki ngiki: abantu twese ntabwo dukunda kimwe. Ubwoko rwose buratandukanye bw'urukundo, ibivugwa ku rukundo byose ugiye kubisobanukira. Urubuga rwa interineti www.truthbout.com ruvuga ko ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu by'urukundo aribo Lee na Regine bwerekanye ko hari ubwoko bwinshi bw'urukundo, aho ngo usanga ijambo kuba mu rukundo rifite ubusobanuro bwinshi bitewe n'uko urukundo urwo mwahuje cyangwa se urwo ufitanye n'umuntu atari rwo abandi baba bafitanye. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko ubu bushakashatsi bwagaragaje ko hari ubwoko bugera kuri butandatu bw'urukundo. Ubwoko bwa mbere ni ubwo bita Eros. Ubu ngo ni bumwe mu bwoko bw'urukundo, aho usanga abantu barufite barangwa no kugaragaza impuhwe nyinshi abakunzi babo, bakabibazaho cyane cyane, aho baba bumva badashobora kuba kure y'abakunzi babo. Bene aba usanga ari bo babandi bahora bashaka kuba patanarugi ku nshuti zabo. Usanga barangwa cyane cyane n'ubudahemuka, guhora hafi y'abo bakunda, kubakorakora, guhorana, ku buryo iyo batabona abakunzi babo hafi nta gikorwa na kimwe bakora. Nk'ubwoko butandatu nawe uri buze kutubwiramo ubwo wiyumvamo cyangwa se ubwo umukunzi wawe yaba afite. Rero ngo urukundo rurangwa cyane cyane n'agahararo gakomeye, cyane cyane mu gihe cy'intangiriro, aho usanga bene aba bantu bafite uru rukundo rwa Eros ko afite inshuti, usanga yifuza kwereka abantu bose ko afite umukunzi, aho ngo ashobora kumusomera mu bantu benshi kandi akanifuza ko bakorana imibonano mpuzabitsina ariko ngo ntibahemukirane. Urukundo rwa kabiri ni urwo bita Rodas. Ubu ni bumwe mu bwoko bw'urukundo, aho ngo abafite uru rukundo usanga bafata urukundo nk'umukino wo gukina, aho usanga bakinisha imitima y'abantu ndetse n'amarangamutima y'abakunzi babo. Aho ngo ufite uru rukundo usanga ahora ashaka gutwara uko abyifuza uwo bari kumwe mu rukundo. Abafite bene uru rukundo usanga intego nyamukuru baba bafite ari ukubonana inyungu n'indonke ku bo bakundana. Kubeshya, guca inyuma no guhemuka nibyo bibaranga. Abantu bafite uru rukundo nk'uru rwa Rodas bakunda gucunga aho intege nke z'abandi ziri, bakaba ariho babafatira batitaye ku ngaruka byabagiraho. Usanga bafata urukundo nka forode ndetse no guhemukira abo bakundana, ntibigire icyo bibatwara. Kandi noneho ngo usanga abasore bafite uru rukundo rwa Rodas ari bamwe bakorana imibonano mpuzabitsina n'inshuti zabo cyangwa se
bakagirana n'andi mabanga y'urukundo, hashira igihe gitoya rwose amabanga bagiranye bakayasesa. Ubwoko bwa gatatu ni ubwo bita storage. Ubu bwo ni ubwoko bw'urukundo aho ngo ba nyiri ubu bwoko usanga ari abantu bakunda gutwara ibintu gahoro gahoro, ntibahita basazwa n'urukundo ko ako kanya cyangwa se ngo bahubuke n'ibyo babonye. Usanga abafite uru rukundo intego yo gushaka kumenya uko abakunzi babo baba bameze cyangwa se bateye, ibyo bakunda n'ibyo banga, ntibahubukira guhita biyumvamo umuntu, kandi bakunda ngo guha abo bakunda isezerano kenshi kandi bakarisoza ku ntangiriro z'urukundo rwabo. Ntabwo bahita bahubuka, rurangwa no gutwara ibintu gahoro gahoro nubwo bakwizezwa ibimeze bite ntabwo rwose bahubuka. Kane ni urwo bita agape. Uru rurangwa no kwitanaho, urufite abafite intego yo kwita ku mukunzi we uko ashoboye kose, ntiyifuza kubabaza umukunzi, aba yumva nta kintu umukunzi we yakenera ngo akibure. Rurangwa no kwitondera buri kintu cyose cyaba ku mukunzi we, impuhwe n'ubudahemuka nibyo bibaranga abafite urukundo rwa agape. Gatanu ni urwo bita maniya. Abafite uru rukundo rw'ubu bwoko usanga ari ba bantu bayoborwa n'urukundo bakarwumvira kurusha ikindi kintu cyose, aricyo cyatuma atandukana n'uwo bakunda. Umwanya munini w'ubuzima bwabo bawufata bari kumwe n'abo bakundana. Gatandatu ni urwo bita paragamu, ari narwo rwa nyuma. Uru rukundo rwo rero abarufite usanga ari bamwe badahubuka, bagira ubwitonzi no kwitwararika mu rukundo kandi bararuyobora. Urukundo rurangwa no gufata ibyemezo bihamye by'ubuzima bw'urukundo. Usanga badapfa kwimariramo abo bakunda, mbega barizigama mu rukundo, nta buhubutsi bagira habe na butoya. Bakorera abo bakunda, babakorera ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, byumvikane ku buryo bashobora no gusobanura impamvu yabyo biramutse bibaye ngombwa. Ushobora rero gusanga hari bumwe muri ubu bwoko bw'urukundo wibonyemo cyangwa se usanzwe ufite, umukunzi wawe yaba afite muri bumwe mu bwoko nkujejeho. Nimba hari ubwaba urimo, siga komenti. Uracyari kuri Rwandan Future.